Torero rya Yesu ni mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, Imana niya, Imana niya, Imana niya, mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, mushime Imana, mushime Imana, torero rya Yesu ni mushime Imana, mushime Imana Yesu Lazaro, atuvana muva ni mushime Imana, mushime Imana yamushakiza duraka, nabedinako ni mushime Imana, mushime Imana yazuye Lazaro, amuvana muva ni mushime Imana, mushime Imana yazuye Lazaro, amuvana muva ni mushime Imana, mushime Imana yamukije Abisirayeli, inyanja itukura ni mushime Imana, mushime Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa ni mushime Imana. Yesu ni
kwishima nyir'umurongo ndi inkotanyi byahamye rutinyire n'umukara mu ikotaniro n'ubukombe butisukirwa binyamushinja ajyana ishema n'isheja ndi rutitera injubati ndi rutagayiga uruti ruto ndi rutagumirwa n'imyato no mu gitaramo nk'iki cyo nikije nta witwa n'irungu ni njyewe mwajyaga mwumva ni njyewe nyamusaruka mu isibo y'imbere udatsimbukira abagome sinjya ndaswa inyuma ndi nyamwigema aho batinya ku isonga ry'ikotaniraho amacumu amisha umutuku niho nambarira inyenyeri ni njyewe nyir'umudende nikwije imiringa n'umudari sinawusize yemwe no mu batungana ntawe tunganya ibyo bigwi nteye ukwanjye ndihariye ndi ruvugwa mu bitaramo ndi inkotanyi y'u Rwanda Gatete Wilson ndahari wese rw'iterambere ndamasha simusha agatsinda narezwe neza umutoza wanjye ni FPR amashyi niyo yaba make ndakeya nkurikije uko niyizi rero nkomeje kwivuga nabaraza aha amazina ni Gatete Wilson ni jewe jenyine kugeza amaginga ya Dr. Stress ku isi mbaze gushimire Fiona mushiki wanjye ko warebye kure ukatuzanira umusore usobanutse urebye imisaya yimeze nk'iyi ati nta kindi wamushinja nawe wa musore nkongerera icyizere kucyo usanga wibare ku isi hose aho wageze uhitamo umugeni utazaguhamagara ngo uwiwanjye baguhe amashyi agaruke ku nshuti yanjye shaka kandi mukuru wanjye yagira uburyo nk'ubw'injishi nkagira nk'ubw'ibomba rero bajya bavuga ngo iyo nyir'umuringa ajute mu kuboko ntabwo ndi buvuze umubanda ntibagufashe mikoro ndebe ko Kigali guheranye cyangwa ukibuka ibyo mu kirere buriya mujya mwubaha umuntu utera umuhanda yambaye karuvati n'amadarubindi amaso ugiye kuvuga inka yambaye inkweto z'igitare uramuvuga yiki ndaje nijya Wilson umwese w'amazina y'izacu uzamuye amaboko ndambuye ibiganza mbaramutsa mwamfura mwe ni mu ntega amatwi mwumva amajwi yanyu mbaganire mbabwira amazina zacu imirambi n'indaro zazo ubwo zavaga Rwangingo siye magashi ku gikumba Rwangingo narambi ku musozi w'igikundiro magingo nkaya nibwo inganzo yanganje shiri nimba mimbawe ndazihimbagira uti yego nazihinde nafite umwiryo zihimba nafite ubwoba buri nka n'ibara ryayo uko iteze n'uko itenzita amazina yazo nko mugiye komeza muyumva nanjye mwisazo ntahango tuganire nyababwire ku buryo burushaho gusobanuka zihimba nama umunani mu ngengemera muzi umutwe zikaba n'imwe mu nyami bwayo zirangwa n'umurebe nkarangwa n'umubanda mvuze w'amaseturi vuze umurebe urangira ubw'inka zirangundira zimeye cyo kora seduka n'ubwira nabukirisha ry'inyambo diseturane n'izazo ushize ibomba ku rutugu nazo zimenya ko ari ukwimukwa mwenda kirakanyeshunju zibusedukana ubwira nyakiganda akahita bagemuza ziratega zirashoka hasi ku mariba y'umunyu hakaba amasoko adakama zikukana mu ruhita zirisha zaganya agashanga sinamenye icyo zigamije nk'igihe izuba rengarenga zijya mu mwaro rwa Butirimba ziwambukiramo zifata hakurya nibwo zatahaga muri Karama kabaheberanyiragira yose setura farije na minagira ikibondo na simbwa zisiga uburyo bwazo zihindana ku ruhu zitegana kwa segikweka shoti da musenyi zinywana umunezero umusenyi usigara hejuru zikukana imirambi zirisha musenyi yose zihindurana kwa bwangaho n'izaharara zigeze nyirangege na kizirakombe usanga icyaziraga cyaraziruwe buri sonda canira zitahana imivumero mu gitondo kare cyane nka makera ndahumuza ngira ngo se iyo zambukiranya korasi zihura n'imodoka zirimo agahoro rwera bitwamukerarugendo bajyaga muri pariki kureba ibikoko njye ntabwo nari mbazi uwo munsi zikora akantu zikora border space ajyamo n'igihe cy'isaha zirabimira ibintu biracika zibabuza kugenda zikaba n'inyana kayeje ikanga bitazi urutoki itagira umwera ku mubiri noro mpange muteto mwinshi ku maso mw'incuki ikikiwe na se umuzungu yarayitegereje arayireba nibwo yambazaga ngo ariko turiyitwaye ko mabonye inka zifite furusheri ibyo bintu rero gutangara kuko narutukamenye nziza ndamara umwumvise ndamwihora zikoma ku musesedukana nk'unashize akanya gato cyane babwira shoferi bati dusubize Kigali dusubire iwawe shoferi ati what is wrong ubwo muri bataragira ati myself I'm seeing a good cows here which are better than other animals mbwira abahungu twari kumwe ni Karabaye basha mugenzi we ngamajya ati yes of course because I found out that cows in this area more active than all of these animals buryo kwiga nabyo ni byiza ibyo mbyumva vumenya yuko mu kinyarwanda batandukanyeho gato mu mvuga ariko bose ingingo ari imwe
aho bagiraga batubwiza bw'inka tubonye ahantu baratubwiye inyamaswa zose twajya kureba muri pariki ndetse n'ahandi hose ku isi barakubanuka batyo n'i Kigali buri intege batahibura ibyo muri pariki ishiraho nanjye nzamura Imana amaboko ndayishimira ko yampaye inka nziza z'uburyo ikongera amasomero nk'adoga soko mbeshamenya amagambo amasaha yagiye mubyeyi ko ngana n'imbyara waretse nkongeraho n'aka gasa n'inyonza karizo menyereye muba kunshimirire kajya kubwira abikorezi baze bantwaze kanongera hidacika imwe gasana nshuti yanjye kandi muramu wanjye uyu mukobwa ureba wikwije inzobe nk'ikirere cyatoye intoki n'indoro y'umuhonge si iby'uyu munsi niko asanzwe areba buhora akareba hafi ntajya arenza amaso ku kiganza asa n'utotora ubwitizo cyangwa ubuhumwayo ibimuranga ni ibi aritonda ntatongana ahorana umutuzo ntatikagira ntasaragurika nta nasara arasabana si umusinzi ni umusizi akaba umusinzi ukaba umunyamugisha nawe umuhawe none rero amazi y'urwego itarigeze urwango mu nda uzamundindira icyo umuswahili yita ingumi umugurire gikumi uzamurinde za jido umuhatini zapagase ifaranga umugurire agafanta akumenyera amafunguro atera amafu nk'ifumbire nk'ubiri teka mbere ubugingo muzasangire byose mukomeze mwange icyaha mufatanye mwica icyuho uwiteka azabasibira icyobo abacira icyanzu nimumuhe icyubahiro azabahisha ababisha banyu bazabagusha ishema ry'abasore shingiro ukaka nshuti yashize amanga shinge ry'imishinga rwo mugiye gushinga nongere ngushimire nawe ntiwashamaye warashishoje iri shami risa n'iry'umuzabibu rigashashagirana n'iryashagitse hazira ubusharire uzamumenyeresha buri mukwiye sinshege sinishije shangaza mutoje inshingano zose azakwera imbuto zabera ishinge ry'ibyishimo maze zibatera gushima uwiteka iteka muvuge ngo amen basabirwaga na Gatete Wilson nkaba ndi umusore w'umusenzi ziri umusirimu utari umusinzi wagezwe inganzwa n'inganzo bifurije ubukire ubukire ubukungu n'ubugingo amata n'abataramye koroherwa no kurama ibitambambuga mu mbuga iwanyu urugo rwanyu rukina imitavu amata iwanyu avuga itoza mbifurije ngo udateka umwami Yesu abane nawe tugarukiraho agasha shaka nyakiriye imikoro nta ubu bitangiye guhinduka ntarwanira kamera z'i Kigali zitandukanye n'izane nta handi ifoto uretse kuzurusha